Iyo ni neza Jero. Kumbe na Gilbert. Okay. Ya ndi mu rugo. Hey. Shani karibu rwose nyine twabategurira mwasanga biri tayari. Minota 45. Okay, nta kibazo ngo ndahita mbabwira. Sadi karibu. Sheri. Twari tugize abashitsi. Nasha wateguriye nyine akantu keza ko kurya. Ngo baraza muri minota 45. Harimo n'akaboga nawe urabyumva. Ariko rarumiwe njyewe niko se mugabo mwe simero ko tumye umukozi n'inteka umukozi warakora iki Ese mu gihe ataraza ntago wabikora nizo stress shu watumye umukozi tuvugana ko nta muntu uzongera gusaza undi winsaza winyaza sibyo Nose urumva ari nge wajya mu byombo wajya mu masafuriya wicaye aho ngaho wageze muri frigo ukamutuza dukonje Excuse me? Yes. Mugezaho ukuntu maze. Ese ubwo birarenze kujya muri frigo ukazana amazi n'ibintu bya danger. Ngese kuri kunzi wako ngutekera. Asuzugura usigaranye none usize. Yes, sawa. Tegere surema. Swa kuzajya mu nzivana mu rugo. Mugiye mwashize mu nzifata mu nivane mu rugo sawa. Nta mushyitsi wawe njya mumenyeshe ko nta mushyitsi wari bwicaye mu zintebe. Urakomeje se? Ndakomeje cyane. Okay. Eka noneho nanjye nkorohereze. Sibyo ushaka? Nawe muri stress nawe ni buri kanzu kubyuko ndi bujyana n'ibije muri anniversaire ndi mwana tsa urahunga umwe uranga washyitse. Nawe ndi nzindukira. Yes Gilbert. Ewana sorry reka mbisegure ubura nazi ko madame ari mu nzu nabonaga telefone yiwe agira ngo arahari ashobora kuba ari mu baturanyi. So numvaga bitagikunze rero nta kuntu se twareba ahantu tugasangirirayo nta kibazo mwe mwahareba ndeni mukambwira nkabasanga sawa ubwo ndahita nza kubareba okay sawa Shu nizere ko umukozi wawe naza nawe ndamukohereza mutahereremo sawa Yamara mbona utari muzima ntera stress hejuru y'izindi nteye sibyo ifite stress za nyamamo nyine mu by'ukuri nagiraga ngo ashimire mwarakoze kuducumbikira pe muri abantu beza Imana ibaha umugisha ariko nagiraga ngo mbasezere banabonye akazi ndashaka kugenda Uvuze ngo iki? Ndashaka kugenda nabonye akazi. Ariko abakobwa mwabaye muti. Urumva icyo ngicyo cyo ugiye kutwitura. Twagutoye ku muhanda mwabuze aho murara. Muraje tubashize mu nzu murarara ku gitanda cyiza. Urumva icyo ngicyo cyo ugiye kutwitura. Ese nta nubwo yoroshimishije. Udushimishije akazi twari twakubwiye ko twakabuze. Seka ariko naje gushaka ikigo. Hoshi genda aho utangiye kubyimbira no kumuna atangiye no kuvuga ugatangira no kumuvugiramo. Muri stock ntabwo mwaje musangamo akabido kuzuye k'amavuta. Nimusigara murirwa murya amafiriti buri munsi. Ubu mukanya siko turi gupanga bije ko twakora indi stock nshyashya. Hari ikintu mwabuze. None urumva woze wakarabye isabune nziza uraga amazi amanuka inzobe yongeye ibinzobe ati ugiye gushaka akazi. Ese basuri kubinyorera. Mwagize neza. Imana niyo yo kubitora. Sumva nkubwire sheri. Kora nakubwiye ko turi kugushakira akazi na mugenzi wawe muri kampani andi gukoranamo n'umuvandimwe ko kujya mukoramo amasuku. Aka kanya urumva ko waza kudusezera muri iri joro nk'abantu bakugiriye neza ibyo bishatse kuvuga iki? None se ko nabonye akazi urumva nabura kujya kugakora?
ariko kazi uri gushyira imbere akazi bwoko ki kandi twari gushaka kuzihakira akazi ubu se ejo ku manywa bwo ntikakorwa ese ko mutsimbora ariko nguma hano ni amahoro ni amahoro none se kuki mudashaka kundekura njye nzagumana nawe nyumvira ko nawe kubaza rero reka menya ko njye nawe dukundana nose ndakurekura muri iri joro rigihomora njye nawe turakundana wirirwa unyigaraguraho uruhande hano utambya ko nkunda ntabwo nkundana nawe pe ubifashe uko bitari shikama ahangaha uryame ejo uzajya kutwereka ahantu akazi wakabonye kuko tugucumbikira ahangaha twabanje kujya kubaruza urumva utazajya hanze ahangaha ukagirirwa nabi akaza bagaruka muri urugo umuntu twabaruje yagiye hehe batari uburaya bukujyanye kuzunguka muri uyu mujyi wa Kigali byako kazi kawe sinkumva kandi ndabivuze umwana w'umwiga ndabivuze ubu reka mbanze mubwire undi ahantu ugiye gukora urahazi nyine ni Chantal wahandangiye siko wamuzi uriya n'umugabo wa Giselle girlfriend wanjye wa mukobwa mwiza w'inzobe wabonye wafashe ka Chantal akakaniga iyo nahaba ngo nkamukize ubu waragiye gushyingura uramubonye hano ugiye gukora urahazi ngo ni abanyacyaro sha munsi nta mukozi atwatwaye ibanje no ikintu utazi wowe umuntu ari kubwira ntiwumve Nkusi agiye kuzagutatamura ugaruka iyo nda uhiraritse imbere ngo tukonye tugufashe mureke kuntega iminsi tureka kugutega iminsi yose tugushaka wiki mva nkubwire rero unyifuriza ibyo mva nkubwire we uza muri uru rugo na mugenzi wawe twabanje kujya kubanzuza urumva kwa Mutwara Sibo na Mudugudu iri joro nta gusohoka ahangaha ngo ugiye mu kazi tegereza uzagende bukeye ejo utazagenda hano hanze bakakugirira nabi ugasanga batwikoresha igihanga cy'umuntu sibyo niba utarankunze ubyigumanire ariko ntabwo ugenda ijoro nasubira ndetse nkajya mu kazi ujya hehe ariko ugiye ute rega nta handi ngingiye ntabwo naje kuba indaya i Kigali sinaje no gushaka umugabo njye naje gushaka ubuzima kuko aho nasize mama ndahazi ngomba gukora rero ngo shaka amafaranga nese hano nzajya mwicara ntabwo uva hano ibintu by'iriya famiye wowe ntabwo bisobanukiwe umwe arya ukwe n'undi akarya ukwe uri kumva ese ko ugiye mu bakire muko washatse n'indi myenda ukagenda wambaye warimbye nk'aho uvuye mu bantu Sister bakwita ndetse nitwa Wera Wera irindi se nitwa Wera Titi nase Wera ufite irangamuntu yego ndayifite uriya mukobwa wakuzanye muraziranye ni inshuti yanjye ubundi se ni ubwa mbere ukoze kano kazi cyangwa urusanzwe ugakora ni ubwa mbere nta handi hantu nakoze none se mu rugo ni he mu rugo ni Burasirazuba rero ngewe hano mbamo n'umugore wanjye tubana turi babiri muri uru rugo rero niba wumva uri tayari gutangira akazi umudamu wanjye ntuzatungurwe ubonye hari imico runaka kwiyeretseho akunda kugira akantu k'uburakari ariko ntabwo ari umugore sibyo ubwo se ntabwo azajya nkubita oya ntabwo yagukubita gusa nyine hari igihe agira amahane rimwe na rimwe ariko ntabwo ari umwana mubi sibyo ibyo sinzi nimba uzabyihangana ko nimba umbwiye ko wari ubwa mbere ugiye gutangira akazi wenda ashobora kuzagutungura ukagira ngo wenda hari ikindi kibyihishe inyuma ese ubundi uzi guteka uzi kumesa yego imirimo yose nzi kuyikora pe yose nzi ko ngerageza wenda hari nk'icyo mumbwiye gukora nkabona sinkizi nabasobanuza ariko ibyinshi byose ndagerageza gusa nyine niba ari umunyamahane muzamubwire basi ntakajya nkanga nzajya nkosa ajya nyereka amakosa nakoze n'isubireho nyine nawe ubwawe urumva ugomba kubyirinda nta kundi ni ugukora inshingano zawe ni gukora icyakuzanye sibyo urumva uri tayari se gutangira
yego ndi tayari. None se muzajya mumpemba ngahe? wowe se urumva twaguhemba ngahe? 50,000. 50 ntabwo umuntu yahita abiguha ako kanya, sibyo? Urumva nimba ugiye gutangira, reka tubanze turebe kuno kwezi, nimbona uza akazi neza nzagenda nkongeza, sibyo? Yenda gutangiza 30, sibyo? Ikindi nkwemereye, ntuzajya urwara, yewe nzajya nkuvuza ku mafaranga yanjye, ntayo nzagukata. Ariko nawe nugira ibintu wangiza, ibyo umena, ibyo ari ipasi yapfuye, ari uburangare bwawe, ibyo nawe urabyumva, nzajya nyagukata, sibyo? Ariko nyine ku iki cyo kumena ibintu, hari ubwo ushaka kumena ikintu nyine ari impanuka utabishaka, wenda mujye mushyiramo n'impuhwe kuko nabonye muri abantu beza. Birumvikana, ariko ni n'ikiba 1, 2, 3 nawe urabyumva nyine bizaba bikabije, sibyo? Nta kibazo, njye ndi tayari gutangira akazi. Okay. Hey! We! You! We nanone? Ahangaha uraje kwamara iki? Ndi mu kazi. Wahawe nande rero? Na boss. Ariko mwa bukobwa mwe sinzi ikintu vraiment nabakoreye. Ku buryo mirirwa mu ngendaho. Noneho musigaye mutsanga niwanjye. Kamwe gacaracara hano ejo, akandi gacaracara ku manywa. Umva rero mubwiza ukuri, sibyo? Mumbare mwinzamu isukari n'amadayimoni, sibyo? Fata ikintu cyitwa utwawe, sibyo? Niba ari uduconco wazanye, niba ari puberi wazanye, niba ari imyambaro, whatever, I don't care, sibyo? Mutokere mu rugo. Kandi nabwo rutahava neza. Ndagusanga manywe nyoko. Umva rero umbwira wa mugore, niba uri umugore, niba uri umukobwa, niba uri habara, sinzi icyo uri cyo. Uzi ko ubona abantu batavuga ukagira ngo uko batazi kuvuga. Njye ndi habara. Nta soni. Njye ndi habara. Ariko wa mugore uzi ko herekera umuntu yakwihora yacicitse ukagira ngo atazi kuvuga. Mi? Kuva natwitwa njye nta muntu urahangara kunuka kuri mama. None woraza unshinga wo nta n'isoni. Mu rugo rwanjye? Ndakwiyamye n'undi munsi utazongera kumenyera. Ndakwiyamye utazongera. Pima wongere ubisubiremo nkwereke icyo nkorera. Pima wongere nkwereke icyo nkorera. Biteze. Ni byiza. Wiriwe ute? Meze neza. Musiki.